muri kubarezwe ko narinje kubareba kugira ngo ngire ikibazo mbibariza bitewe na gahunda mfite. Muri kubarizwa hehe? Ndaje mbarebe. None se papa uriya aramubona cyane, biri mu nshingano. Ntago bibaho ko najya kumushaka ngo mubure, cyane ko tumaze kuvugana. Abo n'abayobozi ari mu kazi ke nyine, kandi nanjye ndi mu kazi kanjye. Ni ngombwa kumubona rero kabisa. Ahubwo reka twihute tumusanga hari Dore dusanze ku biro, ntawe hari, reka tujye kumureba. Nta kibazo kabisa. Buriya papa biriya bintu mukora byo kuburanira abantu bagiye bakora ibyaha mukabagira bere, nta ngaruka bibagiraho? Rega mwana wanjye, uyu murimo mumazemo igihe kinini. Abantu tuburanira ntabwo ari twe tubagira bere, ahubwo itegeko niryo ribagira bere. Vuga ngo igihe agonzwe n'itegeko ko yakosheje riramuhana, nubwo tubaburanira. Icyo akora muri uko kubaburanira, iyo umukiriya wanjye ari umunyacyaha kikamuhama, itegeko rikamugonga. Icyo twakora mu mategeko, tubasha kubahiriza amategeko, ariko mu bihano wenda ari guhabwa birebire, kubw'uko hari amategeko runaka twemeye gucamo tugakurikiza, ntago nanjye nyabangamira. Iyo yakosheje itegeko riramuhana, ariko iyo atakosheje rikamugira umwere, aba ari umwere. Nizera rero ko nta ngaruka zishobora kuba igihe ibintu byose binyuze mu nzira nk'uko byakanyuze mu nzira. Ikibi uzirinde kuriga, nta kuriganya, nta no guca hirya y'itegeko. Twe turebe icyo itegeko rivuga. Nana Karame papa, reba umuntu uri gukomanga ku irembo, numvise hone. Muraho. Yego. Ani mu rugo? Ni mu rugo. Nase ko dushaka umuyobozi arahari. Umuyobozi yari kwitegura, reka nze nkurebere ko yaba yarangije kwitegura maze aze muvugane. Papa, ari ku irembo? Ari ku irembo. Okay. Kamurebe. Gute mame?
Karibu karibu. Muraho neza. Muraho cyane. None se masheri kuri kumbwira ngo mama yaragiye hehe? Nanjye sinzi aho yagiye. Sifa yagiye he koko? Kuva aho Kirezi yagendeye mama ntabwo arongera kubona. Ubu Sifa yakwiyahura. Kuva cyagiye mwicanye muri salo yahise agenda, sinzi aho yagiye, najya ahubwo nahise ko ari we muri kumwe. Ndumiwe pe. Ubuse ndamenya nshakira he? Kirezi nawe ntaragaruka. Ko numva ari ikibazo, ko numva bimbabaje. Muragenzwa n'iki se ko mudusuye mu gitondo? Ikitugenza ngeze hano bitewe nuko nageze ku kazi kanyu simbabone, bikaba ngombwa ko ngera hano, ariko ndumva nta bintu byinshi turi buvuganira, ahubwo tugende ku kazi kuko ni mu rugo. Nibyo nakereweho gato, hari utuntu nayo ngitunganya mu rugo, reka noneho tugende tujye ku kazi ubwire ikibazo ufite. Okay, murakoze. Ya Ndajya muri ribu, ndagumya nshakishe muri famiye, ndakora iki? Ntuhangayike sibyo? Ari Kirezi arasa, ari mama turamubona, ntuhangayike sibyo? Ntuhangayike, mwongere ndabona utishimye sibyo? Wishimye sibyo? Humura ndahari, nuko nari ntaramenya uko byagenze, ariko ubwo mbimenye humura ndi kumwe nawe sibyo? Kandi barahari, ntugire ubwoba sibyo? Konsigaye mbona kari agakoze kewe garanye nura muhungu wawe bimeze gute? Ikosesha urabizi neza ko ari byo cyangwa ni bya bindi byanyu by'urugamba? Boss nakubeshye, ibyo bintu byagaze 100%. Bako naramubonye bari mu nzu bari gukora ibintu by'urukozasoni kabisa. Agakoze ku muhungu wanjye cyangwa ni bimwe byanyu by'umunwa? Akakaya tugende tugere ku mukobwa, namushaka ari umupfu. Ase boss, uwo mukobwa turamwica tumubabaje cyangwa turamwica bya bindi byacu dushyizemo ubwenge. Nshaka kumwicisha ibiganza byanjye n'amaboko yanjye. Siko mbona wishimye cyane. Gute natukishima se mbona karabo kanjye kaje none se? Ni sawa. Yisubire. Barumaze iminsi ariko utansura. Byari bibaye ngombwa. Izere ko ariko ibyo twavuganye byaciye. Mvase. Okay, nari. Uyu munsi nizere ko ari show cyane. Bigo uranyemereye? Okay, so yatwigire ruguru nisa ngiza. Nizere ko mu rugo uri kuhareba kabisa. Okay, iminota 2 yonyine. Ndaje. 2. Sanga biteguye.
umva ma kinga ahangaha tujyane ntabwo nagusiga hano sibyo ntabwo nagusiga umupeti se mujyanye haba urabaza ibiki uyu mupeti ntabwo umuzi mama wari komeruka ngo yarakomeje niba yaragiye urahazi se base ntabwo mazi hanyuma se wowe wabwiwe n'iki ko dahari nanjye nabyumvishe gutya muri karitsiye si ubizi ukuntu amakuru agenda wamenye se wabwaye amakuru nabyumvanye abantu babivuga ngo yabuze umwana we w'umukobwa ngo nawe ajya kumushaka agahita agenda agiye nawe abana bo ariko nk'ubwo mwana nk'ubwo ukumva inkuru nk'izo uzi ko ari abavandimwe ntuze ngo umbwire ubwo ngubwo ubugira ngo bigende bite kere reka ndeke kukubwira nabi bitewe n'umujinya mfite ariko ushobora oya ahubwo ngo hashize icyumweru agiye nyine nabyumvise n'umwana yabimbwiye ahubwo wowe ushobora kwibuka uwo muntu waba warumvise ayo makuru oya umwana wiwe twigeze no guhura uwo munsi bavuga ngo yabuze kirezi waramubonye kari ariko ngo wahinduye izina wabaye umusitari muba muri gucaracara imbere y'imbuga no kunsubiza amana reka reka wese ubundi ngo ni umubebe si umuzi njya numva ngo ni umwana w'umuyobozi sinjya mureba cyane reka reka nose za gahunda sha wari uri seriye cyangwa ni bya bindi byawe ntware mba nkomeje ibi byose mbese ubundi mwanwerekeje cyangwa natwe twari turi kwitemberera gutya n'iki twabonaga aho muhari kuko mugiye kuryoshya se cyangwa ahubwo mwebwe mufite na pari mwana turabona mvuze ibi nyine hari akantu tuba turimo ariko hamwe ntarebe mwaza tukagenda kabisa akahe se sha none si mwana shonesha ariko n'amakuru y'iminsi y'iwanyu mwana yakibarije n'uburibwe ariko we kujya umenya iwabo w'uyu musisita ariko ngo baba bamfungiye byatanje ariko nimba munafite umwanya ntarebe twagenda tukagenda njye ariko nzahano yari agiye wanjyanayo